Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Ibyo wamenya kuri Yugi, umwarimu w'umuziki uri mu bahanzweho amaso n'abantu benshi muri uyu mwaka wa 2025. Uyu Yugi akaba ari muri bamwe mu bahanzi bari kuzamuka rwose neza cyane mu muziki nyarwanda. Uyu nguyu akaba yigisha n'umuziki. Reka turebere hamwe iby'uyu musore mushyashya muri muzika nyarwanda, nanagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo aramenyekana cyane cyane mu maso no mu matwi ya benshi, ariko ku ndirimbo nke amaze gushyira hanze yatangiye guhabwa amahirwe yo kuzaba icyamamare, ndetse n'abamaze kumumamaho akajisho bavuga yuko rwose uyu musore ashoboye. Uwo nta wundi ni Iradukunda Aimable Yugi, umukaraza rwose usanzwe ari umwarimu mu ishuri ryigisha muzika Rwanda School of Creative Art and Music ryahoze ryitwa Nyundo Music School, riherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Iri shuri rwose rifite amateka menshi, yewe n'iryo ba Chris Easy bose bizemo, ba Ken Soul ndetse n'abandi. Uyu musore ni umwe mu bahanzi bari kuzamuka muri iki gihe, ndetse amaze gushyira hanze indirimbo 3 zirimo iyo yise High ndetse n'indi yise Location ndetse n'indi yise Charles. Yatangiranye na 2025 yahuriyemo na Ish Kevin, bamaze iminsi bakorana bya hafi. Umuziki si ikintu uyu musore akora byo kwishimisha kuko abifata nk'akazi ke ka buri munsi, ndetse yasoje amashuri ku Nyundo mu gihe kimwe n'abarimo nka Ken Soul mu mwaka wa 2018. Yabwiye igihe ko umuziki ari ikintu yakuranye nacyo cyane, ko kuva mu bwana bwe yawukoraga kuko yakunze kuririmba muri korali ya ADPR, ari n'umucuranzi acuranga ingoma. Ati umuziki undi mu maraso kuko navuga ko ari ikintu mporamo, nyuma nibwo nafashe umwanzuro wo kujya kuwiga, ubu nigisha kuvuga ingoma mu ishuri ry'umuziki. Yavuze ko mu gihe amaze yinjiye mu muziki yishimira ko yakiriwe ndetse byamuteye imbaraga zo gukora cyane. Ati abantu banyakiriye neza batumye nshyiramo imbaraga, abantu banyitege muri 2025 njenje bitegure ibihangano byanjye nzabagezaho muri uyu mwaka. Muri make bashonje bahishiwe. Yongeyeho ko kuri ubu yagize amahirwe yo kumenyana na Ish Kevin, akaba ari kumufasha ndetse ashyira itafari ku muziki w'uyu musore umunsi ku wundi mu buryo bwose ashoboye. Yavuze ko atavuga ko abarizwa muri label y'uyu Ken Soul, ariko ngo uko Ken Soul ashobojwe azajya amufasha umunsi ku wundi amuba hafi. Yugi akora umuziki wa Afro Fusion ahuza n'injyana gakondo rimwe na rimwe. Uyu musore rero ni mushyashya muri muzika nyarwanda, benshi ntabwo bari bamumenya, ariko muri uyu mwaka wa 2025 yavuze yuko agiye guhereza abafana biwe indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Uyigisha umuziki ahazwi nko ku Nyundo, kuko nawe nimba uzi ririya shuri ryo ku Nyundo, siga comment cyangwa waba uzi umuntu yaryizemo. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire. Uracyari kuri Rwandan Future.